cyangwa Yes, nanjye ngusuza kandi nizere ko umeze neza cyane aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye by'u Rwanda, Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru ni Kigali News 550 Ishyaka manajye no mubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Nizere ko mumeze neza mwese muri mu gihugu cy'u Rwanda, mu turere tugiye dutandukanye, Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba ndetse n'Uburengerazuba. Nizere ko mumeze neza cyane. Kwifuriza ubuzima buzira umuze, nakwifuriza guhaha ukaronka, nakwifuriza kuba utuje umeze neza. Yaba abarwayi bari kwa muganga bafite ibibazo bigiye bitandukanye, ndababwira ati Allah abarinde kandi ari kumwe namwe. Kwa isa na mitima aho mu gihe bitandukanye. Nizere ko mwakoze subscribe kuri Kigali News 550 ku murongo TV. Nizere ko mumeze neza cyane. Mu mbuga zacu zigiye zitandukanye, kuri X ni Ishyaka Manager, kuri Instagram ni Utuje Manager Ishyaka, kuri Facebook ni Utuje Manager Ishyaka. Bose turabana namwe bigiye bitandukanye. Ku isaha ya 4:35 ngo tubagejeje inkuru, ariko ku isaha 3:48 nibwo twari turi mu karere ka Bugesera aho bita Inyamata, aho bitwa Sarongo. Abantu benshi bumvise Sarongo bumva umuganga gakondo. Niho yari yaje, ndetse mu modoka yari nyuma yaho hari imodoka ya polisi yaraje kwiburana kwibazwa n'ifungurwa, aho akurikiranyweho ibyaha bigiye bitandukanye. Ibyo nibuka no kwesha ikintu cyundi, ndetse no kugira impapuro cyangwa kugira ibyangombwa bikwemerera gukora umwuga kandi atari byo, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye akurikiyeho. Hari abanyamakuru bagiye batandukanye, abaturage baje kwitabira uru rubanza kumva ibyo aza kwisobanura. Sarongo maze igihe yaratawe muri yombi, kandi akaba yaratawe muri yombi bavuga ko hari umuntu waba yarajyanye cyangwa yarariye amafaranga ye n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, aho bivugwa ko mu gihe RIB cyangwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB, Dr Murangira yatangaza ko basanze umuntu uri mu nzu afungiranywe. Nkuko mugiye kumva muri iri jwi tugiye kwifashisha, wabaga hafi ya Sarongo cyangwa abajyaga kwa Sarongo batandukanye, bagiye basubira muri byinshi bigiye bitandukanye. Nkuko dukomeza gukurikirana urubanza, ariko ni breaking news batuje kubaha bigiye bitandukanye. Ubwo ngubwo rero niyo nkuru tugiye gukurikirana, uyumve neza, namujye muri commentaire utubwire, ese wowe wabaratuburiwe na Sarongo? Ese wowe wabarakurikiye ibya Sarongo kumva bimeze bite? Aho muri hajya hatandukanye, ndabifuriza amahoro n'amahirwe. Reka twumve waduhaye amakuru cyangwa uwari uri hano ku rukiko avuga ku bya Sarongo. Yego, murakoze Gasaro. Ndamuzi kandi umunsi twari dutegereje kugira ngo tumenye ese urubanza rwe ruzaburanishwa ryari. Wari uyu munsi nubwo tubizi neza, ariko nta mahira araje, turamubonye araje agiye kuburana. Ubwo icyo dutegereje no kugira ngo turebe iby'urukiko rubuze kwanzura, cyane ko ibyaha bye ari gushinjwa murabizi mwese kandi natwe turabizi. Ubwo rero igitegerejwe no kugira ngo turebe ko mu rukiko imyanzuro izafatwa, cyangwa se reka dutegereze iburanisha kumva uko biri buze kugenda kugira ngo dutegereze imyanzuro. Cyangwa icyo rero kuba hari umuntu basanze afungiranyemo, ni uko abayobozi nabo sinzi uko ubwo babitwaye. Ubu aka kanya ndamutse ngeze iwawe nkasanga wenda harakinze, umuntu ari mu nzu araryamye, ntabwo navuga ko wari wamukingiranye, cyane ko uwo basanze bavuga ko yarakingiranye, urufunguzo we yararwifitiye, niwe wikingurira, arikingurira urufunguzo yararufite, kandi nta nubwo yari umwe, bari abantu babiri bari baryamye bari mu nzu. Uko bakomanze, none se ko bakomanze bakabakingurira, ninde wabakinguriye? Ntabwo ari abantu bari imbere babakinguriye, niba bikinguriye ubwabo, urufunguzo baba rufite, agakingura agasohoka. Nkuko nanjye, none se wowe uraye mu nzu, urufunguzo ntabwo rurarana mu nzu? Arahaba n'umuntu, arahaba ni umurwayi, ariko arahari. Nkuko nyine n'undi wese yagiye kuryama, urufunguzo byanga byakunda urarurarana, cyangwa ukarukinga, ugakinga ugashyira urufunguzo aho ugomba kurushyira. Basanze urufunguzo arufite, ntabwo barinze guca urugi, bikerekana ko atarakingiranye afunze, niwe wanabakinguriye, imfunguzo bazifite. Ubwo rero kuba baramusanze mu nzu, ni nkuko nawe wajye iwe wundi muntu ukamusanga mu cyumba aryamye,
ufite urufunguzo ashobora gukingura isaha yari yose abishakiye. Umuntu yari afunze bya mabugusa utuvuge ngo arafungiranye. Ariko narabyumvisha ati muganga yafashwe bamujyanye kuri RIB kugira ibyo asobanura. Nzakira gutyo guhera ubwo nyine kugeza na n'ubu nibwo ngiye tubonanye. Ntabwo nari nigeze nongera kumubona cyangwa nkurikirana ibindi bintu. Ariko ibyaha nyine bamushinjije narabyumvise kandi namwe murabizi. Nta kibazo. Ni ibintu urumva birababaje kuri buri muntu wese wabona umuntu we ari kuri rapingo. Ntabwo ari ibintu wakwishimira mu by'ukuri, ariko nanone ni ibintu biba bigomba kubaho, kuko ntabwo wavuga yuko ahantu waba uri mu ngeri izo arizo zose ko byashoboka ko waba utazagera ahangaha cyangwa wambara amapingu. Ngende umva atari igitangaza, nanjye nayambara nawe n'undi wese. Hanyuma rero nta nubwo ariko watubwiye amazina yawe. Hari abantu b'ingeri zose aho yavuye, ariko abenshi ndakeka ko abo uri kureba ahangaha abenshi n'abo yavuye n'abari mu bo yavuye. Hari nk'umusore mu kanya wambonaga duhagararanye hara hirya, yararimo arambwira ati se bimeze bite ko numvishe ko umuganga wacu bamufunze. Ndamubwira ati ibyo bibaho nyine byarabaye. Ibyo byarabaye ariko ati ese none se barimo baramuziza iki? Ndamubwira ati simbiza. Arambwira ati reko hari ikintu nabonye kuri YouTube bavuga ko ngo Saro ngo atavura ngo adakora ibyo avuga ko akora ngo abeshye. Yes, nkuko mwumvishije umutangabuhamya cyangwa bavugaga uburyo Saro ngo yafashwemo nabyinshi ugiye bitandukanye. Reka amaso yacu cyangwa kamera zacu tukomeze tuzerekeze hano kuri uru rukiko, tubabwira byinshi bigiye bitandukanye. Ese ninde uwareze Sarongo? Ese byagenze bite kugira ngo Sarongo atabwe muri yombi? Ese ko umuntu uvuga ko basanze afungiranywe mu nzu kwa Sarongo aho avurira nibyo? Ese bivuga ko ahavurira naho yaratuye atariho nibyo? Reka dukomeze dukurikire, hanyuma inkuru yacu tukomeza tuyagezaho buri kanya. Wewe komeza ukore subscribe, like, share ndetse na comment. Ukeneye inama n'ibitekerezo batugana, ukeneye kudutuma twagutumikira, ukeneye no kwamamaza